Nshuti bakunzi ba Jose Official TV, uyu munsi nongeye kubasuhuza, mbaha ikaze kuri channel yacu, mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiribwa cyitwa ubuki. Ubuki ubu ngubu dusanzwe tuzi bukorwa n'inzuki. Ntube kure ya Jose Official TV kugira ngo uze kureba akamaro k'ubuki. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ukore subscribe, ukore like, ukore na comment. Ubuki ni ibiribwa ubundi bikorwa n'inzuki, zikabikora bimeze nk'ibiribwa ariko zikabikora zifashishije indabo z'ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye. Mu buryo bw'ubutabire, ubuki bukozwe mu isukari yitwa fructose. Ubuki nabwo nyine aba ari isukari, bugizwe n'isukari n'amazi n'izindi ntungamubiri zitandukanye, harimo imyunyungugu n'ibindi bintu bitandukanye turi buze kurebera hamwe. Ubuki rero ni ikintu cyiza twese dusanzwe tuzi, bushobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Hari ababukoresha mu kwivura, yaba indwara z'uruhu, yaba indwara zitandukanye, arizo tugiye kurebera hano. Ubundi ikintu cya mbere ubuki bukora, buvura inkorora, ibisebe byo mu kanwa, mu mihogo. Ushobora kubwifashisha ufite indwara zo mu buhumekero bigakunda. Ushobora kubunywa bumeze nk'icyayi, ushobora kubushyira ku mugati, ushobora no kubushyira mu mazi, ushobora kubushyira mu mata. Ubuki bukoreshwa ahantu henshi hatandukanye. Nubwo abantu bamwe bajya bibeshya ko gukoresha ubuki wabukoresha uko ushatse, nabwo ni isukari, ariko abantu benshi bavuga ko ubuki bufite akamaro kurusha isukari isanzwe. Ntago bibeshya, ubuki ni bwiza kurusha isukari isanzwe, ariko ntago bivuze ko ubukoresheje bwinshi butakugiraho ingaruka. Ugomba kubukoresha mu rugero kugira ngo butakugiraho ingaruka. Ushobora kubukoresha ari bwinshi bukaba bwagutera diare, ushobora kugutera isukari nyinshi mu mubiri. Nimba kwa muganga barakubwiye ngo ugabanye isukari, n'ubuki nabwo uba ugomba kuburya mu rugero. Nubwo ari umwimerere, bwo ni isukari y'umwimerere, ntago ari isukari iyi ngiyi iba yakozwe mu nganda yakuyemo intungamubiri. Bwo buba bufite intungamubiri, ariko uba ugomba gukoresha bukeya buringaniye, ukabukoresha mu rugero. Turebere hamwe rero akamaro ka mbere k'ubuki. Ubuki buvura indwara z'uruhu. Ushobora kubufata ukabwisiga ku ruhu, yaba ahantu hari ubushye cyangwa se agaheri, cyangwa se mu maso, babandi bagira ibiheri byo mu maso, bantu baba baritukuje bakagira ikibazo cy'uko amavuta yabanze cyangwa se uruhu rwabo rwarangiritse. Ubuki bushobora kubavura, bukabagarurira ubuzima. Ubuki kandi bushobora kuvura indwara zo mu kanwa n'izo mu buhumekero, nk'uko nari mbivuze. Bamwe barwara angine, inkorora mu mihogo, ibicurane, grippe muri rusange, ushobora gukoresha ubuki bukakuvura. Ubuki bufite akamaro ko bushobora gutuma utabyimbirwa. Bufite akamaro ko gutuma umubiri wacu utabyimbirwa. Nimba ari nk'ahantu umubu wakurumye, ushobora gusigaho ubuki bugatuma habyimbuka. Ushobora no kubukoresha, bamwe babunywa cyangwa se babushyira mu byo banywa, butuma bugera mu mubiri bukagabanya kubyimbirwa mu mubiri buhereyemo imbere. Ubuki ni bwiza rero, mujye mubukoresha. Harimo ababukoresha ku ruhu nk'uko nabivuze, babwisiga mu maso, ku ruhu bisanzwe. Ubuki bushobora kugufasha. Ikindi kintu ubuki bushobora kugufasha ni ukongerera ubudahangarwa umubiri. Ubuki bufite ubushobozi bwo kongerera ubudahangarwa umubiri, bitewe n'uko bufitemo vitamine C n'andi mavitamine n'imyunyugugu itandukanye, bifite akamaro ko kongera ubudahangarwa umubiri. Ubuki kandi bushobora kukurinda indwara. Bwifitemo icyo bita antioxidant, butuma ushobora kwirinda indwara mu buryo bworoshye. Nibyo nari mvuze ngo bwongerera ubudahangarwa umubiri wacu. Niba uri mushyashya, ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ukore subscribe kugira ngo igihe cyose tuzajya dukora video ujye uhita ubona notification. Hanyuma nimugende mudakoze like, mudakoze share, mudakoze na comment. Ubuki bufite ubushobozi
bwo kuvura indwara zo mu gifu nk'ibisebe byo mu gifu, mu mara, mu igogora muri rusange. Ubuki bushobora kukuvura mu bijyanye no mu nda yawe, bukakuvura ibisebe bigiye bitandukanye. Ubuki bufite kandi akamaro kuko bushobora kukuvura indwara yitwa H. pylori abenshi muzi ikunda gufata igifu, bakakubwira ngo urwaye H. pylori. Ni ibisebe biza mu gifu, abaganga baba babisobanuye kuturusha, iyo ugiye kwa muganga barabikubwira. Rero iyo ukoresha ubuki cyane iyi ndwara ntabwo ikugeraho, cyangwa se n'iyo ikugezeho ntabwo ikuzahaza. Biba byiza rero ugiye ubukoresha mu rugero nk'uko twabivuze. Ubuki bufite akamaro kuruta isukari, ariko nubwo tuvuze ko bufite akamaro kuruta isukari, ntibivuze ko uzagenda ukajya ufata igikombe cyuzuye cy'ubuki ukakinywa ngo nibwo uri kwirinda. Byaba byiza ubukoresheje mu rugero kandi ukabukoresha mu buryo bwiza nk'uko nabivuze. Biba byiza ubushyize mu mata, mu cyayi, mu mazi ashyushye, cyangwa se ushobora no kubushyira mu gikoma. Ushobora no kubwisiga ku ruhu nka kuriya uba urwaye ibiheri, ushobora kubufata ukakaraba mu maso ukikesha, warangiza nabwo ukabwisiga, noneho bukakuvura ibiheri, bukakuvura indwara watewe no kwitukuza cyangwa se ubundi burwayi bwose bwo ku ruhu. Nk'uko nabivuze, ubuki bushobora kwifashishwa mu gihe urwaye ubushye cyangwa se indwara zo ku ruhu zisanzwe zizanye. Bushobora no kwifashishwa mu gihe ufite uruhu rukanyaraye ushaka ko rworoha. Ibyo byose ubuki burabikora, ariko nk'uko nabivuze ugomba kwirinda ukarya ubuki cyangwa kubukoresha mu rugero. Nimba uri umuntu kwa muganga babujije isukari cyangwa se ufite nka diyabete, biba byiza mbere yo kubukoresha ko wabaza muganga, utavuze ngo ubuki ngo ni bwiza ngo reka mbusimbuze isukari, ahubwo wabanza ukabaza muganga wawe, se ubuki bwo ndabwemerewe? Yego, nibyo ngibyo rero navugaga ku buki. Hanyuma nimba video mwayikunze, mukore like, mukore comment, mukore share, mwohereze abantu barebe video zacu, kandi turi kubategurira izindi video. Ibyo mwadusabye byose turabyubahiriza. Mutubwiye muri comment icyo mwifuza ko tubakoreho video ubutaha, kandi nimba mwumva mubikunze mwibuke mukore like. Hanyuma hari ahantu hari inzogera, iyo wakoze subscribe ugomba gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dukora video bajye baguha amakuru y'uko video nshyashya yasohotse. Biba byiza iyo ukanze ku nzogera, nibwo umenya ko video zasohotse. Yego rero murakoze, mugire ibihe byiza. Ndi kubategurira ama video menshi atandukanye. Murakoze, mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza.